rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubereye duharanire kubaka amahoro arambye turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane. Nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza mwe mwashyize urushinge rwa radiyo yanyu ku 104.3 FM ijwi rya Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Mizero Crispin aba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Ihame ry'uburinganire ni gahunda ya leta y'u Rwanda kugira ngo hanozwe uburenganzira n'inshingano bingana hagati y'abashakanye nk'uko biteganywa n'itegeko nomero 51/2007 ryo kuwa 20 Nzeri 2007 rigena inshingano, imiterere n'imikoranire by'urwego rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu. Shuti bakunze b'ikiganiro ejo, mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'amakimbirane yo mu ngo ashingiye ku kutumva kimwe iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Turaza kumva ibitekerezo by'abaturage batandukanye batubwira kuri iri hame ry'ubwuzuzanye. Ese kuba ryarashyizweho byahinduye iki mu mibanire y'abantu? Turaza kumva kandi umuryango uhora mu makimbirane kubera kutumva kimwe iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ese hakorwa iki ngo bene iyi miryango ishyamirana ive muri aya makimbirane? Turaza kumva kandi ikiganiro twagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza atubwira uko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryubahirizwa muri aka karere ndetse na bimwe mu bibazo bakira bigendanye n'uburinganire. Ese baba barashyizeho izihe ngamba zo guhangana n'iki kibazo? Ntimujye kure ya radiyo zanyu, iki ni ikiganiro ejo muteze amatwi. Mu gutangira iki kiganiro rero reka tubanze dusobanukirwe neza uburinganire. Uburinganire ni igihe abagore n'abagabo bafite uburenganzira bungana n'amahirwe angana mu nzego zitandukanye, harimo no kugira uruhare mu iterambere, mu bukungu no mu nzego zifata ibyemezo. Leta y'u Rwanda yashyizeho ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo kuko igice kimwe ari cyo abagore bahezwaga mu iterambere rishingiye ku muryango, ku gihugu, politike, ubukungu, imibereho myiza ndetse n'uburezi. Bityo bikagaragaza ikandamizwa kuko batahabwaga uburenganzira bungana n'abagabo, bikadindiza iterambere ry'abagore. Ihezwa ry'umugore ryagaragariraga buri wese ariko bakabura kivugirwa kugeza ubwo nabo ubwabo babifashe nk'umuco bakabona ko ibibakorerwa nta cyabikosora, aya mateka ahinduka nka karande. Urugero hano twatanga ni nko kubura uburenganzira ku mutungo w'umuryango, aho nta mugore wajyaga inama n'umugabo we icyo umutungo wakoreshwa, haba mu gusaba inguzanyo, hatangwa ingwate cyangwa se mu kuba yatanga igitekerezo ku byo bahinga kuri ubwo butaka. Nta burenganzira abagore bagiraga mu mashuri, wasangaga ari bake, niyo mu rugo hatsindaga umuhungu n'umukobwa, ababyeyi boherezaga umuhungu gusa. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko ry'umuryango rigena imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura ryo mu 1999 rigena uburenganzira bungana ku mukobwa n'umuhungu, bityo bakareshya ku izungura ndetse no kubona umunani. Nubwo kuri ubu umugore akataje mu iterambere ariko mu miryango hagenda hagaragara amakimbirane ashingiye ku kutumva kimwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ni muri urwo rwego twaganiriye n'abaturage batandukanye ku bijyanye n'iri hame ry'uburinganire. Ese babona iri hame ryaraje ari nk'igisubizo ku makimbirane yo mu ngo cyangwa byarayongereye? Reka tubumve. Ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye banumva ari nk'ibice bibiri birimo. Ubwuzuzanye ni nk'uko ushobora kuba ufite umuryango wawe, ufite umugore n'abana, hakaba hari ibyo mukora mwese mwuzuzanya, nta n'umwe uvunisha undi mu buryo bwo kumvikana cyangwa mu buryo bwo guhuza inshingano z'urugo bitavunishije buri umwe hagati yanyu. Naho uburinganire bwo banumva biri ni nko mu mategeko, hamwe ubusanga hari ibyo utagomba gukora ku giti cyawe
wowe n'umugore wawe mutabyumvikanyeho. Wenda nk'urugero hamwe nk'uko ushobora kuvuga ati tugiye kugurisha iri tungo ngo urigurishe ufashe icyemezo we nk'umugabo kandi n'umugore akarigizaho uruhare. Iyo bavuze ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ukuntu mbyumva nuko niba ari abakozi ba leta, umugore cyangwa umugabo bakaringanira mu mushahara, ntihagire usumba undi ngo nuko ari igitsina runaka. Ubundi rero mu bwuzuzanye nabwo ukuntu mbyumva cyane nko mu mirimo yo mu rugo wasangaga iharirwa abagore. Asanga nta mugabo wateka, nta mugabo wamesa, ariko mu bwuzuzanye niyo yabikora ntacyo yaba. Ko numva uburinganire n'ubwuzuzanye ubundi ni ibintu bibiri, hari uburinganire kaza n'ubwuzuzanye. Ngewe uko mbyumva rero ikidashoboka muri ibyo ni uburinganire, ariko ubwuzuzanye n'ubundi bwo bwahozeho. Ahubwo icyo cy'uburinganire nicyo kije nko gushwanisha nk'umugore n'umugabo. Umugore yahise yiyumvamo ukundi kuntu, yiyumvamo ko hari ikindi nyine amategeko amugize cyo cyatuma atakiyumvamo ubwuzuzanye, ahubwo bubaye uburinganire yuko nawe agize andi matwara mu rugo. Mbese urebye yagiye nko hejuru y'umugabo, nta nubwo byiswe uburinganire, ahubwo asumba umugabo. Yabaye uburinganire, ntukanzane ayo mategeko yawe, ntago bikiri nka mbere. Ati leta yadushyize imbere, bigatuma umugabo nawe avuga ati ibi bintu byaje bije kudusenya, byaje bije gusuzuguza umugabo. Umugabo ntakigira ijambo mu rugo kubera iki? Amategeko yaje kudushyira abagore hejuru, byazanye amakimbirane. Iyo wenda hahamaho ubwuzuzanye, uburinganire bukaba buri, kuko n'ubundi urebye umugabo n'umugore ntaho bazaringanira rwose. Wanjye rirubahirizwa cyane. Umutware wanjye ajya gushakisha, noneho nanjye ngasigara nkora. Yazanye rero ibyo yakoreye, nanjye nkagaragaza ibyo nakoze mu rugo, nsanga nta kibazo, turuzuzanya. Ibyo avuze ni ukuri. Ahantu hari uburinganire n'ubwuzuzanye iterambere ryabo ririhuta. Uti gute? Icyo umwe akoze n'undi akoze bahuriza hamwe, ya makimbirane ntabwo aba agihari. Nimba ari nk'igurishijwe bakavugana uburyo bayacunga, nimba umwe yagiye gukora icyo undi agakora iki, bose bagahuriza hamwe nta gucana ku ruhande. Ni ukuvuga ngo nta nyamwigendaho uba uhari. Iyo hatarimo nyamwigendaho baba batangiye kuzuzanya. Turabashimiye aba baturage batandukanye ku bitekerezo badusangije. Bamwe bagiye bavuga ko uburinganire bivuga ko niba ari mu kazi abakozi bose bagomba guhabwa imishahara imwe hatitaye ku gitsina cy'umuntu. Abandi nabo bati ubwuzuzanye mu rugo ni ukuvuga ko bafatanya imirimo yo mu rugo. Nubwo bigaragara ko umugore atahejwe mu iterambere hirya no hino mu Rwanda, hakunze kumvikana kutavuga rumwe ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bituma imwe mu miryango ikimbirana bya hato na hato. Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yanyarukiye mu rugo rwa Nsengiyumva Emmanuel mu karere ka Bugesera, maze uyu mugabo amubwira uko akimbirana n'umugore we witwaza ko abagore bahawe ijambo. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Emmanuel, iby'amakimbirane ugirana n'umugore wawe ni amakimbirane ashingiye ku ki? Usanzwe iyo ndebye nsanga ari ikintu cyitwa ubwuzuzanye bukeya, cyangwa se kuba nakorerwa n'ihohoterwa ku bw'uburinganire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko muri rusange ngasanga ari n'imyumvire we mikeya yaba afite. Ubu umudamu tumaranye imyaka 20, kandi muri 20 ndumva ko abitangiye hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3. Utekereza ko byaba byaratewe n'iki? Twagerageje kumuvugisha ariko ntibyashobotse. Wowe nk'umuntu mwabanye imyaka yose igera kuri 20 mukabyarana, utekereza ko ibyo biterwa n'iki? Ikintu cya mbere mu myaka 2 ibayeho 2 yinjiye mu bintu by'amasengesho. Mu cyumweru ukaja mu masengesho iminsi 3 yo kurarayo, umugabo yihanganye ari mu rugo. Iyo umuntu arayo mu gasozi burya aza yazanye ibindi, bibashije kuba imikorere yo mu rugo n'urugo, ugasanga ntabwo bibashije kuba yagenda neza. Niyo nasa nk'umugire n'inama bigasanga bibaye ibindi bibazo. Nk'ubu nk'urugero urabona ko ngo abadamu biteje imbere bakava bati twaje muri Kenya. Gutekereza cya mu cyumweru urumva ko ntago byabishoboka. Nk'ubu mu myaka yose nakubwira imyaka 3 2 irangiye ntazi kuja muri Kenya nk'abandi. Kandi amasengesho ya buri cyumweru mu minsi 3. Iminsi 3 mu cyumweru aba ari iyo ngiyo. Ubwo rero kumva ngo iyo twabashe kugira ngo tube twaganira muganize ku bijanye n'imikorere, usanga ari nko guta inyuma yahuye. Ayo makimbirane ugirana n'umugore wawe mubanye mubyaranye abagiraho izihe ngaruka nk'umuryango? Kimbabaje ni ku baturanyi, ntabwo tubanye neza muri rusange, bitewe nuko babona imitwarire ye nanje. Abana iyo mbabonye nibo bantera agahinda, iyo mbonye abana nibo bantera agahinda.
uragira uti abaturanyi abana nibo bagutera agahinda, ariko se wowe ku giti cyawe utekereza ko hakorwa iki kugira ngo ayo makimbirane mufitanye abashe guhoshwa? muri njyewe iyo ndebye ku makimbirane yanje n'umudamu ari nka sosiyete yaboneka ikamwigisha ibijanye n'imyubakire y'urugo, hakaza abashobora kumwigisha ibijanye n'imiterere y'urugo, akumva ibijanye n'urugo, ndumva ko nta kibazo. Turi kugana ku musozo, nk'umugore wawe wabaye ari kumva iki kiganiro, nicyo umwifuzaho kugira ngo urugo rwanyu rwongere rusubirane amahoro? Icyo namusaba ni uko yagira umutima w'umugore ufite umugabo n'abana 7, agasubiza umutima impembero, kuko niba hari abafashamyumvire babidufashamo tukaba twasubira tukubaka urugo cyimbabaje n'abana. Wowe uruhare rwawe wumva ari uruhe kugira ngo urugo rwanyu rwongere rusubirane amahoro? Iyo mfashe umwanya ngiye kuba naganira nawe, kandi namwe murahageze murabibonye, sinzi uko bigenda, uko mubibonye namwe mushobora kuzabwira n'abandi bagenzi banyu, cyangwa se kandi rya mukuru arazinduka tirizinduka baragiye kureba. Ndumva ko nta kintu nshobora kurenza. Murakoze cyane. Turamushimiye Marie Claire Isingizwe ku kiganiro kizagiranye na Emmanuel, uvuga ko kuko abagore bahawe ijambo, umugore we yumva ko akwiye gukora ibyo ashaka kandi yihitiyemo. Ngo umugore we amara iminsi 3 atari mu rugo, asize abana 7 bafitanye, akamubwira ko yagiye mu masengesho. Muri iki kiganiro rero twaganiriye n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage witwa Amahoro Priska, atubwira uko bahashya amakimbirane ari mu muryango ashingiye ku kutumva kimwe iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ni mu kiganiro yagiranye na Hitimana David. Nitwa Amahoro Priska, ndi umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Priska, ikaze mu kiganiro ejo. Yakoze. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku mibanire y'abashakanye, ariko hanini twibanda ku makimbirane aturuka ku kutumva kimwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ese iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye muri aka karere kanyu rihagaze rite mu miryango? Mu karere ka Kamonyi rero nta byacitse, ihari imiryango nyarwanda, imiryango y'abaturage bacu ibanye neza, ariko nyine hari bamwe mu bijyana n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hakiri urugendo, bigisaba gukomeza kubakangurira kubana neza, kugira ya mibanire myiza, kuharanira gushyira imbere imibereho y'umuryango wabo. Haba hakiri imiryango ihari igikeneye gusindagizwa. Wenda ngiye ku bijyanye n'imibare, mu by'ukuri uno mwaka w'imihigo 2019-2020 twawutangiye dufite imiryango 797 yabanaga nabi mu makimbirane. Mu by'ukuri rero hamwe no kubaganiriza nk'uko nabivugaga ko ni urugendo rw'ubukangurambaga, ni urugendo rw'ubujyanama, hari ababashije gusohoka muri ayo makimbirane dukoresheje ndetse na structure zacu, tukabegera mu mugoroba w'ababyeyi, mu nteko z'abaturage. Imiryango 246 yabashije gusohoka mu makimbirane. Uyu munsi turacyafite imiryango 551 ikeneye gusindagizwa, ikeneye gukomeza kwerekwa umurongo mwiza kugira ngo nabo babashe gusohoka mu makimbirane ariko anashingiye kwa kutumva ibintu kimwe. Ingamba zo zirahari. Icyambere itegeko rirahari ndetse n'imirongo ngenderwaho yo gusobanura ihame ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye. Ingamba zo zirahari kuko buri kwezi dukora umugoroba w'ababyeyi ku cyumweru cya 2 cy'ukwezi, ndetse ari ku cyumweru ntaba ari abaturage basanzwe gusa, rubanda rwenda rukora imirimo iciriritse y'ubuhinzi n'iki, kugira ngo n'aba fonctionnaire n'aba bakozi bakora hirya no hino babashe kuboneka ku cyumweru nimugoroba saa 9, babashe kuboneka no mu nama duhuriramo n'abaturage, tukabishyiramo zaba ari inteko z'abaturage, yaba ari uwo mugoroba w'ababyeyi nk'uko nabivugaga. Tugana ku musozo w'ikiganiro gitoya tugiranye, ni izihe nama mwagira imiryango igifitanye amakimbirane aturuka ku kutumva kimwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye? Ndumva icyo twakomeza gukangurira abaturage bacu, iyo tugize amahirwe tukajya ku bitangazamakuru nk'uko n'irindi jwi riba rije ritwunganira. Numva rero icyo twakomeza kugira inama imiryango yacu nuko bumva ibintu kimwe, bakamenya akamaro k'iri hame ry'uburinganire mu gihe bakuriye hamwe mu bwuzuzanye, bakumva ko bafite uburenganzira bungana,
nta n'umwe uri hejuru y'undi. Twumva rero icyo twakangurira abaturage kurutaho ni ukubishyigikira kubera yuko bifite inyungu kuri bo, bituma babasha kuzamura imibereho yabo ndetse mu kubana neza. Nyine inyungu ni izo ngizo navuga zo kugira imibereho myiza, yewe ndetse bwo gukorera hamwe bagashyigikirana hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'abana b'abakobwa n'abahungu mu bagize umuryango, binateza n'imbere n'urugo rwabo. Arakoze cyane Uwamahoro Priska umaze kutubwira uko ibijyanye n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rimeze mu miryango ituye muri aka karere. Zimwe mu ngamba bashyizeho mu kurwana n'amakimbirane ari mu muryango harimo n'akagoroba k'ababyeyi. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, nubwo twumvise umuryango wa Emmanuel uri mu makimbirane, hari indi miryango yashoboye kuva mu makimbirane ashingiye ku kutumva kimwe iri hame bijyanye no gufata imyanzuro mu rugo. Urugero ni umuryango wa Sibomana Joseph w'imyaka 52 na Mukagakwaya Beata w'imyaka 50 wo mu karere ka Bugesera, uvuga ko mu myaka 2 ishize wari ubanye nabi cyane kugeza aho Sibomana ahisemo guhunga urugo rwe asize Beata bamaranye imyaka irenga 25. Ni mu kiganiro kigufi bagiranye na Marie Claire Isingizwe. Ndi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru, akagari ka Nkanga mu mudugudu wa Bujwiri. Ndi mu rugo rwa Sibomana Joseph na Mukagakwaya Beata bagiye kutuganirira ku mibanire yuje amakimbirane yabaranze mu myaka 2 ishize ndetse nuko baje gusohoka muri ayo makimbirane. Tubahaye ikaze. Mpereye ibumoso bwanjye, Joseph aratubwira uko byari byifashe muri uru rugo. Amakimbirane abantu bagira n'ubwumvikane bukiba mu rugo, umugore akumva ko afite uburenganzira burenze, umugabo akumva adashaka guha umugore ubwo burenganzira burenze, bityo rero ugasanga mbese bari kurwanira umwanya mukuru, ari umugore ari umugabo, umugore ashaka kuba mukuru n'umugabo ashaka kuba mukuru, ubwo intambara ihita ivuka. Nawe mfite abana 4 ariko n'abakobwa bakanyumva 3, uwo muhungu nawe akaba ari kumwe na nyina. Bigeze igihe ubuyobozi bw'umurenge budutumaho bakora umunsi wo kutugira inama. Tutarageraho, mama tubwire ku ruhande rwawe byagendaga bite? Nabyirutse ndi umuntu ushakisha ncuruza, noneho ubwo maze gushakana n'uno mugabo ntabwo yifuzaga umuntu utahabwirije, ariko nanjye nkabona nakundaga gucuruza imineke, nkabona ninyitahana irapfa nkategereza abakiriye ba saa 2 n'aba saa 1. noneho ubwo nagera mu rugo bigatera amahane. Ubwo bikomeza gutyo rero umugabo arafata, hari ahantu twari twaraguze ikibanza tukiguranye, ubwo yari yarahubatse agira gutya aranta arahaba araharongorera. Ni uko tutwagiraga ubwumvikane mu rugo, sibyo? Byaturukaga kuki? Byaturuka kuvuga nti umugore ntabwo nshaka kugira ngo atahe nijoro, iri joro sindishaka mu rugo, naba waryamye wasinziye ku umugore kuko manya ngo ikingo, sibyo bintu koko ibintu numva ari byo. Nawe ati reka da nanjye ngomba gucuruza, kuko yaho havuka ikibazo, wacuruza ariko ugacuruza gatakare. Noneho rero ikintu kijya kuba kibi nuko umugore we yumva yuko kubera ko ubuyobozi bumwumva babahaye itegeko ribarengera ndetse ribasheza imbere, we ibyo arakora forusa biba ngombwa, ibyo bwumvikane si ngombwa, ahubwo arakoresha itegeko niba ngombwa ribahagushirisha. Ariko se kuki wamubuzaga gucuruza mu masaha yaboneraga abakiriya kandi yarabaga ari guhahira urugo? Ibuna bihuze na rya hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bigeze gukomozaho. Iryo hame rero icyo mvuga ko ntacyo ryakijije. Noneho wowe rero kuba ryategeko nje ndakora nkora igihe nshakiye, kuko ntacyo uri buvuge numvugaho urajya mu kagozi kugeza igihe bijya mu buyobozi. Ubuyobozi nabwo bukora nk'ubwunga, noneho budutumaho kugira ngo batugire inama. Twagiyeho saa 2 twatashe saa 10, umunsi urarangira wose. Bivongaho n'ubundi bifashe ubusa kubera umugore. Nyuma yaho hajemo kugira ngo nkomeze niberaho ngaho nyine nawe yibere hariya. Ariko nyuma ari ngiye wazanye umugore n'uyu wasigaye ahangaha mu rugo, aguma mu rugo n'abana be, ariko babana b'abakobwa kanga bakaje baza bakansura, si cyane banyitayeho cyane kugeza n'uyu munsi. Noneho no kuvuga ngo no kugira ngo duhure cyane tuje tuganira byatewe nabo bana. Abari umwana urwaye, umwana yaba yagusuye ngo nagera mu rugo rware utikuza kumusura. Mukuza kumusura rero bigatuma uyu nguyu noneho anyibona ntinyuka, nanjye nabona uko anyakiye nkabona nta kibazo. No kuvuga ngo gusigara wenyine k'umugore yakubonye mu ishuri, nanjye aho nagiye niba narazanye undi mugore nanjye nasige ku ishuri buriya. Kuba ufite abantu ukabasiga hariya ukagenda ukazana undi mugore, umugore ufite umugore n'abana, abana bakakoza bakakwiyumvamo bakaje bagusura bakugira gutye, ntabwo uryama ngo usinzire. None se nyuma yaho mwongeye kubanira ubu mubanye muti? Ubu tubanye neza cyane, n'ejo bundi twagiye gusura umwana twabyaye. Rero rwose inama nagira imiryango iri mu makimbirane ni uko nakumva ko umugore niba ari umugore ashaka kubaka urugo rwe yakumvira umugabo, ariko n'umugabo akumvira umugore we, bose bakajya inama. Ari ikintu bashaka gukora bakacyumvikanaho, ikintu niba kibangamye
bacyumvikaneho kuko nakubwiye nti imiryango yaje kenshi burya ikintu uzanye abantu 2-3 bakavuga bati wowe uri mu kosa iki kintu ukiretse ukavuga ko gihagazemo urumva watandukiriye umutwe umwe wifasha gusa ntabwo wigira inama. Ubwo rero niba kumvikana ko kwananiranye bakara abantu b'inkora mutima zabo nk'ebyiri bakazishyira aho ngaho bakabagira inama. Havuze ngo ngiyewe ngo nari mpagaza ngo ndumva ndi umugabo nagendera cyase ndumva ndi umugore nagendera. Mwumve ya nama b'abantu bakuye mu mitwe yabo ibahuza. Buri muntu yikura inarije mu mutima ko ari we mukuru. Cyase twabonye ubukuru leta iridufashe neza nta kibazo icyo kokana kuba kibagirwa. Murakoze cyane rero turabashimiye ku kiganiro cyiza tugiranye turabifuriza umunsi mwiza. Turabashimiye Sibomana Joseph n'umugore we badusangije ubuhamya bwabo. Reka noneho nk'umwanya mugenzi wacu Christelle W'icyeza atugezeho bumwe mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse. Ndagaruka tugana ku musozo w'iki kiganiro. Mbahaye ikaze bakunze ibikiganirijo. Nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku mikoreshereze y'imigani y'imigenurano mu muryango nyarwanda, aho hari imwe mu migani ihembera amakimbirane mu muryango. Aha twaribazaga tutese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane akomoka ku migani y'imigenurano acike. Dore ibitekerezo mwadusangije. Etienne uherereye i Nyanza yagize ati kera yarigishaga kubera igihe cyo kuyikoresha ndetse no gusobanukirwa uburyo ikoreshwa, ariko kuri ubu tuyibona nk'aho itukana kubera ko tutayisobanukiwe ndetse itakiri na ngombwa, atarumva yavanwaho. Naho Freddy avuga ko iyo migani yasimbuzwa indi, ati urugero ababiri baruta umwe, ati bityo bikumvikanisha ko ubwuzuzanye ari ngombwa. Naho Kabera Emmanuel uherereye i Rwabutenge mu karere ka Kicukiro avuga ko icyakorwa ari uko iyo migani yasobanurirwa neza abayikoresha ko idashyigikiye ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kuko iyo migani ibishaka kumvikanisha ko umugabo ari ufata ibyemezo wenyine. Naho Mukantwari Denise uherereye Kimironko yagize ati ikibazo ni imiterere ya buri muntu, gusa iyo migani nk'iyo igomba guhinduka n'umuntu ku giti cye agahindura imyumvire n'imitekerereze yiwe. Ntitwumve ko ibyavuzwe byose ariko bikwiriye kugenderwaho. Ati naho ku cyakorwa ni uko buri wese yatanga umusanzu we aho aherereye, ku bo babana, abo bahura, yakumva bakoresheje iyo migani akabaganiriza. Theogene we avuga ko abantu badakwiriye kujya bagereranya abantu n'amatungo, aha yagendeye ku mugani ugira uti nta nkokokazi ibika isake ihari. Ati rero Imana yahaye umuntu ubwenge, niyo mpamvu mu rugo iwacu hakwiriye kwimika umuco wo kuganira mu muryango. Hakizimana Josia ndetse na Valence Habineza bose baherereye i Kampala muri Uganda, ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye reka miniraha, ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuheraho ubutaha. Ikiganiro ejo kirakomeje. Turamushimiye cyane Christelle W'icyeza umaze kutugezaho ubutumwa mwatugejejeho, ndetse tunabashimira mwese mufata umwanya wanyu mukatwereka ko mudukurikiye. Tukaba rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere yuko dusoza reka mbanze mbibutse ibyo twaganiragaho. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiriye ku bijyanye n'amakimbirane yo mu muryango ashingiye ku kutumva kimwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Twumvise kandi umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Uwamahoro Priska atubwira uko muri aka karere bihagaze. Nubwo hari umuryango wa Emmanuel uri mu makimbirane, twumvise kandi n'umuryango wa Sibomana Joseph wabashije kwikura muri aya makimbirane ashingiye ku kutumva kimwe iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro cy'uyu munsi, wadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi. Ese ubona hakorwa iki ngo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rirushaho kumvikana neza mu muryango nyarwanda? Udusangiza igitekerezo cyawe binyujije kuri telefone igendanwa ariyo 0728 02 82 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Ushobora kandi gukoresha iyi nimero ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Aha rero niho dusoreje ikiganiro cya none. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, mu gihe Mizero Crispin aba ari ku buhanga bw'ibyuma.
nitwa Nicole Giraneza, mwakoze kubana natwe. Ejo